sakwe sogokuru aryoha buze umukecuru ibanga ry'abanaguwe Kara rwose iyi nkoko ni iyanjye akira niba ari yawe Kara n'amagi yayo akenshi ntabwo ndi kubona hano akenshi nakajya mu rufunguzo mwagashire Koko Kara Urumva nta soni ufite koko umuntu w'umugabo uriwe mu rugo akageza izi saha nta gitonyanga cy'amazi gihari ubwo si ujya kuvoma wabaga mama nindi bwo tubwe tubisubire kuza amashuri yanjye nibyo nize kubizi ko ari ibijyanye n'icungamutungo mbyuke mu mvura nze nyagirwe ndi kureka hari umwana ndiza hano wavuze ngo sohoka ibanga ry'abanaguwe ase murajya kwiga cyangwa muzi nta shuri hari turajyayo mwinjira sangana saa tatu zirabura 19 ngo sangahe 3 zirabura 19 mana we kandi umunsi mfite test mami bye wito nawe uracyari hano ahubwo se rugamba na muneza bari ariko wito uracyahanga gukora iki papa nari ngutegereje unegereje ngo ngirene hari ibyo nari nkeneye nyine nari ngutegereje cyangwa ujye ku ishuri ihute kandi nose papa ngende kandi ari ibyo nkeneye ariko wabaye uti mu gitondo umuntu abyuka yitegura kugira ngo ajye ku mirimo nawe uraza ngo ibibazo jya ku ishuri hako mwebwe muhora mumbwira ngo nta mwanya mufite kandi nanjye hari ibyo mba nkeneye kugira ngo mbashe kwiga ubu ejo bundi ninza n'amanota mabi muzaba mumbwira ngo ni uburangare nta mwanya nifite imodoka yanjye yagize ikibazo niyo ndi kujaja aho ngo ndibe ko nayikoresha nkajya kurangura ibicuruzwa urumva nawe urahanga ngo ibibazo ugenda ubibwire nyuko base papa wampaye akanya gato byibura ukanyura nkumva iki ariko nabwiye ko nta mwanya mfite genda ubibwire nyuko ugenda ukabyukonesha umutwe wito uracyari hano ntabwo uragenda sindagenda ese wito ya mahena yanjye ajyanye n'imyenda nambaye yagiye he koko ese ntayo mboneye nashakishije reka ntayo nabonye ngize imana ndayabonye de ngaya none se kuki utajyemo kujya ku ishuri ubwo urabona utari bukerererwe ngiye kubwira papa ibyo nkeneye ahita ambwira ngo ninze mbibwire wowe muranyumvira di ariko se ubuso yakunteje amasaha arabona afite umwanya kuko nta soni murare mugasanga kuko bitangoye cyane nakererewe ako se cyari ko wito ibintu byanjye mu mwabinyanyagije n'igisokozo nacyo ndakibuze kandi gira ujye ku ishuri vuba are gira ujye ku ishuri ubuti kuko se mama nta mwanya afite papa nta mwanya afite ese turimo natutokira mu matama nta soni niki kikubuza kujya ku ishuri gira ujye ku ishuri ihute ujye ku ishuri aya masaha urabona nanjye aramfashe nkeneye kugenda kandi ngomba kuba intangarugero mu bakozi nyoboye hara kuri banki gira vuba ujye ku ishuri byibura se mama urambonera umwanya ryari aho niho ku ishuri se murabona ibibaho uko bisa byose murabona ishuri uko risa ibiraterwa n'iki ku ishuri ibireza ikibaho twagiye kuganira ku karasi banze kwiga nibyo rwose ariko se tuzayitora dukora bayinjira yacu sinshobora kwigisha ngo
ishuri risa gutya. Ceceke uziko bimaze kuba indengakamere abarimu mwabagize nk'ibipupe byanyu. Ese doye hano mutubyize birebere se musaza nta bintu byinshi umusa ibintu byose ujye bijyana pole gake nta byinshi tu umva murenzi ntushyomokeho nimba uzi ko wanywe bitabi ujye uguma wabinywereye ntukaze kumva ariko ndagaza doye ngiye ngo itabi imana itabiri ngo basaza twe twafashe twa urubiri ubutumye ngo ukura umusa ubutumye ngo ukuri kansi ariko mure nta nubwo bana duwaye ishuri ryigamo duwaye ryakagombye kuba ari intangarugero mu kigo none uraniyemeje ngo ukuri noneho mwereka ko nta kintu oya ntagaruka kuyongoza ariko hakagombye kuba umuyobozi nta mutima ndwara sibyo nimunkange nimushaka ibyo kunyiyongoza uretse namwe n'abahetse za masotera ntabwo tuya tubatinya murenzi sohoka ndavuze ngo sohoka ndavuze ngo sohoka sohoka Asije kwa hivi wala fikra sana ngubire kurabije. Karani bw'iki byuka shingi bite mani isa jyane wowe mwa uze ni bw'iki byuka siko narinze ko amasaha ageze aha ngaha ariko urarwaye ntabwo ndwaye ndi muzima ese sha umuntu yirirwa aryamye koko boshye indembe kandi atanarwaye ese uragira ngo nkore iki kindi ko nta kazi mfite ngiye mwene ndetse nshobora kwirirwa ndyamye gutya kuva mu gitondo kugeza saa 7 ahubwo se mwana aha nahi dore numvise bavuga ko ku murenge mashini zaho zapfuye narengeyo nyine ngo bampe ikiraka nzibakorera abandi bana ko biri mu byo wize se ibyo umva nawe dushinge uretse mbanze nkarabe mbone ko gusura sisha nko kara urumva nta soni ufite koko umuntu w'umugabo wiriwe mu rugo akageza izi saha nta gitonyanga cy'amazi gihari ubwo si ujya kuvoma wabaga iki ese mama tujyana kamama twamahiri nta soni imvura igwa ura no kureka koko ubu ndahinguye ndaje nta n'igitonyanga ndi bubone cy'amazi cyo gutekesha jerekani yacu yose yaratobotse ubu amajerekani yose yaratobotse iyi si nzima
ntabwo bizi ubura no kuvuga uti nibura ndeka n'ijerekani imwe njyewe nari ndyamye ntabwo nzi igihe yabyukiye ngiye ko nayihinzemo ariko mama ubundi bwo tuvuge tubisubire kuza amashuri yanjye nibyo nize kubizi ko hari ibijyanye n'icungamutungo mbyuke mu mvura nze nyagirwe ndi kureka hari umwana ndiza hano ubu hari icyo aguhishe ugiye kumunteza ubucecetse hari icyo aguhishe koko ahubwo se niba koko amajerekani yanyu yaratobotse mwampaye ikiraka nkayahoma ngo ikishinge ukadomera amajerekani wize ibijyanye n'ikoranabuhanga guhoma amajerekani wabyigiye hehe iyo ni nzima ko nzi ko wize kaminuza guhoma amajerekani birimo iyi yaratobotse impereza abasaza byarabananiye wowe ngo ugiye gutangira hako shingiro uzana rwose ahubwo urakomeje koko nyine mwebwe ni mumikira akanyabahomera sibyo nimbishobora munyishyure nintabishobora nyine ntimunyishyure nkagushingiye kuko ushaka gutesha agaciro diplome yawe mwana ndashonje shari kanone njye ndumva amarenda nko gutakara hasi nicaye tuvuye mu ishuri uzi ko izi twakoze wimbwira ibyakwiye mwarimu ibintu adukoreye ariko buriya n'ubugome harimo n'ubugome kubera ko tuba twamuha dore mure ngwira ngubwire atasheneze bitese sawa salama mwana ase wahora ukonje we igihe cyose umva mwana ngabire bipese yose wanguriye nashonje byahatari kuri murengurira pe kuko twaratumenya umutwe ntacyo nakumarira manje umba nkubwire umwana uyu munsi noneho ubu si byose ntago abatipe twajya tugura twenyine mwa muri kuturya imitima kabisa muri kuturya nanjye se murangurira te bitanu ngiye bitanu man umuti uri gukora rero nanjye murangurira mbese byagenze bite man ariko gabire kankubaze ngabe iyo ufite igihora ngo tukugurire urabizi neza ukuri muri abakiri papa we ni umuganga noneho nyina we acuruza akabari byarakoneye kujya mu kabari ugafata amafaranga ahubwo ujye uzana twacika ubwo si bwo nabitwara gute suri fake washyira no mu gacupa k'amazi banze wumva ubuginga ngo yayatwara ati we mu gihe uri gucuruza fata nka 5 ubitsimba hanze fata 500 uyatsimba hanze amafaranga agira akagwira no se tujya kurya buri gihe tujya amafaranga yacu twebwe turabarera se turabasehe ibyo ntabwo nabishobora reka ubwo se nayatwara vuba ko nyabitwaye hehe ntari muri twigendere twigendere bana mbamubwira mugiye kujya tugendere ntari ariko ntabwo utazagura mwese mugiye shaka igikomando twigendere manje uko sura bajyana hewe bite wase ubuturage bwawe wagiye urashaka kugenda ngabi twigendere wagenda reka imana reka n'abashenzi bana uriya mukobwa ni umuturage kandi arikubwiye kugira ngo n'abashenzi mbamubwiye sasa ko dupangire amafaranga nose ngabi ngwino nyine tupange nyine najya wishingwa mu karitasi mbarati sibyo mfite 10,000 ufite 15 urumva atari shwadiro urukumva ikintu tugiye gukora ni ikirero sasa kurya abantu byihorere mwana twe turaza gusohoka nimugoroba sibyo nimugoroba mure ndaza kujyana mu kabyiniro tuje kujya gufata kamwe urumva bite tubaze tunabyinemo dukubita agacupa tumeze neza bya hatari sibyo papa ngo namubwira ngo iki we akugere ku mukabyiniro akajya umuntu mukuru mwana no banyica noneho banyica neza akwica se ngo nava mu rugo gute wabusohora uko ugenda ngo nkubwire cyambere sibyo wowe kujya ngo reka ko umwana mwiza nutaha ugende witonze bya hatari umubwire mama uti uyu munsi ndashaka kujya gusenga urikumva gusenga mure yes urumva mubwire ko uri burare muri veyi ufate n'igitenge ukizinga ugishyira ahantu pembeni urumva ubu ntabwo wagabuye sibyo dukubita inzoga ubundi mwereka turaza kuba twabereye gusenga none bakubeshya gusenga tujya mu kabari muri wowe uribandisha uri ihene mbi urananze njye ntabwo nabikubiriza sibyo njye ntabwo nyambura ikintu mbesha mani na prefare igihe ajya mfata urumva yamfata namubona ageze nk'ari agiye kumfata nari naturutse ahita nirwaza bya hatari nkagwangara yashize urumva ndaguhamagara sibyo kamanze ndeba ya maniga yanjye ntubeshye nawe nkubeshye turavuga hasi turavuga kamanze nshyiremo umwotsi ubundi byose ndaza kugaseka turi gusakuza radiyo ari nijoro amajwi aragera urumva
kagito ugeze mu rugo aha ni iwacu mbo aha ni iwanyu kwa Witonze iwanyu sibyo papa mama baryamye hariya Uwitonze na Murenzi nabo sava umva ngubwire oya ceceka twegere bose urumva aranyumva se Baba Witonze udafungura ariko akangubaza uyu mugoroba waruryoshye wasinze uri kwibara ndaga bava ngubaza namwe kamwe konyine wowe wanyweye se ndagaswi uzi ko gira kuva nagira mu kabari isa nkaho nigeze nywa habe n'akantu kamwe ikiyaga kirayira wasinze baretse kagufungure sasa buretse mbo Shebyo ufungure hari gise uzajya kugiye kurasa nk'ikopora cyaje saza cyane kirimo kirakubaza nunuza muri mu cyaje kiragika ariko cyari kigubisera bo uragisuzuguye bo urufunguzo sibyo akenye ntabwo ndi kubona hano akenye kajye mu rufunguzo mwaye gashize zaragiye mwereka nombereza ubugoroba gerago nasize ko nasize akenye nakariho nabirebye yewe kandi nabizi ndakontorora neza cyane mama mbere sukuma gufungurwa mure byanze vemo fungurira abazi n'urwabo none zakenge mwagashyize ndabizi nakabuza kenge mure dore kandi uzugurarizwa n'ikigwa none urarira se ngo fungura hano ngenda nshaka kurya ubetse twumvikane sibyo niba utangiye kurira iwanyu reka tugende njyewe mujyane mu rugo njyewe iwacu ndashyira nkizana nshaka ngiye kuryama n'ufungura bure fungura sinafungura umugabo fungura ndebe mfasha rero mfasha sibyo mfasha sibyo auze mure mfasha mereza baguruza twinjire bari badafunze bagaswira turakwafungutse ubu barara hafi hano gahoro nkurikira gake none se kuri kugwira nawo hana cyane yewe ndezena uvuga gahoro agucana itaro ce voilà ayibonye musinga haguruka mureze nkaba naje kuba bitose yewe nabe ikintu gira umuntu wese uri nabwimeze igihe umuziki nukundira ko ntari biryawe arya usigaranye amafaranga angahe arya amafaranga dufite nawe bibiri ufite bitanu ubwo bibaye 12 sibyo none ragira ngo dukore igihe dushaka na akabutike kubite hamwe ubure tuze byakabotike woya ahubwo usubire tugere tubyire rova turagira tukareba bito arabonye yuko arabura iminota 2 mu buke amasaha 2 na bob 15 ubwo wajya kunywa tujye kuryama inzira so izize abizi leta mureze nk'abana
Gisereri. Brett, gisereri. Wayigeze. Brett. Wayigeze. Vayo. Uzangire kuzeri. Pata. Ako vayo jeri batu jeri. Brett. Uzangire kugenda gasuki. Lagenze jeri bre. Ndashaka kuruka. Kibaye. Ako kujya kuruka tutaruka bre. Ako bre utaruka ihangane bre. Ayo. Naragica we urera rugogo. Nzoganda gasu. Karabe papa. Ndarwaye ko ndakira pa nta kibazo. Bakica baranyije bre. None zogwendera aho kwawe ko wasa. Ibi ni bikimwa kabyara. Ariko ni kwa mukobwa we. Usigaye usinda ukanzanira abahungu mu nzu koko. Uraje rutwica bre. Ibanga ry'abanaguwe. Ibanga ry'abanaguwe. Ibanga ry'abanaguwe. Urugendo rwo kubaka u Rwanda rushya. Ibanga ry'abanaguwe. Hashingiwe ku muco n'amateka by'u Rwanda. Ibanga ry'abanaguwe. Ku gasozi ka Kimihigo. Ibanga ry'abanaguwe. Abana bacu ntibatana. Ibanga ry'abanaguwe.